ngo se w'umwana ninde bagapima DNA. So nicyo cyari kinzanye habonetse aho hantu nuko nshaka ko twese tujyanayo bakamenya ukuri, bakamenya noneho ese papa w'umwana wanjye ninde. Ndabizi ko abenshi bagakana banabyibazaho ibyo bintu byo bibiri. Aka kanya cyusa pe ntabwo nakuvuga nabi kuko hari icyamuje nawe, ariko ntabwo mu bintu bimpangayikishije akanya wowe urimo. Ikintu kimpangayikishije ni umwana wanjye naribagiza nakoreye amakosa afatika. Yego nawe narakubabaje kubera ko twarakubeshye ngo ndiribagiza nariribagiza. Ariko akanya ibya papa ntabwo mbizi. Ntabyuzi aza kwiyitirira ko yabyaye uyu nguyu. Mva mubwire cyusa. Icyaha ni gatozi. Ibyo nzi ndabyemera nk'ibyo nakoshejemo kuko ntabwo nzi ibyo papa yakoze ni byinshi wenda cyangwa se nabike kuko ntabwo nzi mu mutima w'ibyo yakoze uko bingana. Nje gusaba imbabazi ku giti cyanjye. N'ibisimbi yemera gusaba imbabazi. Ntabwo bisobanuye ko amakosa yose ya famille ya Isimbi azagaruka ngo ajye ku Isimbi. Si bene iwabo. Buri muntu wese azabazwa ibyo yakoze, sibyo? Ndabona ibintu bikomeje gukomera, ariko nabyamenyereza ikintu cy'ingenzi dushobora gukora kugira ngo turusheho kwiyoroshya. Ndagira ngo munyuze umugambi wanjye, nzi neza yuko ubitekereza kure kandi ukamfasha gushaka ibisubizo. Wumva icyo kintu ngiye kukubwira, niba ndamutse ngishyize mu bikorwa hari ikintu cyadufasha. Urabona uriya mwana w'umukobwa uribagiza yamaze kwibuka ibintu byose. Mu kwibuka kwe azi neza yuko mama atigeze ashyingurwa, urumva, kandi akaba afite amakuru y'uko njyewe ndi inyuma y'urupfu rw'ababyeyi babo, ndetse n'uko mama wenyine atigeze ashyingurwa. Kuko se mama wanjye nyina wayiribagiza ntabwo bamushyinguye. Njye nta kintu mbizi urebye, nta makuru mbizi yose nzi n'ahantu hegereye. Biriya bintu byose byabaye uri hariya, nta kintu mbizi. Banza umve gahunda yanjye, ibindi byihore ibyo ntabwo. Ujya urabizi neza ko n'ubwonko bwanjye bukora, urabizi neza. Ariko wacu kanyumva tukaba tugakemura ikibazo. Urumva, ngiye nkamufata nkamujyana mu nzu muri iryo shyamba, twageramo nkahita nkuraho. Dore ko nshaka kubikora kugira ngo nanjye batazankeka. Ndashaka kwifashisha bya bisore byanjye. Uranyumva? Ndakumva. Nkabifata tukajyana, bakazansiga inyuma nyine bakazabifatira muri iryo shyamba. Ariko njye nabo umugambi tugize gute tuziranyeho, barangiza bakatujisha twese, nanjye bakambuha, bo barangiza bakagira gute bagakuraho, barangiza bakagendera bakazansanga mu ishyamba, nanjye ndimo gusambagurika mbushye. Uranyumva? ariko ko twakishe guhera kutangira nashakaga kwiribagiza ko n'izingiro by'ibibazo byose hano uramutse ko kumwisha nk'uko nguko bigacamo waba uciye intege rurangirwa. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Bakunzi wa films za MUSAZA, uyu mugambi Rugema na Fabera noneho bazanye bo kwa bakica iribagiza uraza kuba wabahira. Byose tugiye kuba twabirebera hamwe, ibigiye kuranga episode igiye kuba yakurikira iyi. Rero nimba tubashije kuba twajyana kuri uyu munota, jya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe urikandaho kugira ngo dukomeze kubana. Ni byinshi cyane tugiye kuba twarebera hamwe bibashe kuba byaranga iyi episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi. Nibyo tugiye kuba twareba, aho dusize Rugema na Fabiola hari imigambi barimo, imigambi itari myiza kubera ko bashaka kuba bakica uriya mukobwa iribagiza kugira ngo bace intege musaza yo, kugira ngo batazaba musaza wa iribagiza rurangirwa atazabasha kuba yarega Rugema ndetse na Fabiola. Ese uyu mugambi wabo wawigeraho? Rero nimba wemera kuba burya Imana ikora byose gahindura imigambi y'abantu igacika amazi, jya hasi muri comment
twandike amena, kubera ko burya Imana ni byose. Iribagiza ndetse na musaza we nibiyambaza Imana bakabasha kuba basenga Imana, ntago Rugema na Fabiola baraza kuba babahitana, kubera ko Rugema na Fabiola imigambi yabo ni imigambi mibi cyane, ni imigambi itari myiza. Ni Satani urimo urabakoresha. Burya Satani ashobora kuba yakubata akabasha kuba yagukoresha ikindi kintu. Ari kumva ko Rugema na Fabiola imigambi yabo igiye kuba yaburizwamo, kubera Imana ikora ibitangaza. Nyine tumaze kubona ko Imana ihindura ibintu, kubera ko Satani ntabwo yatsinda imbaraga z'Imana, imbaraga za Satani ntabwo zatsinda imbaraga z'Imana. Nk'uko Rugema twabonye ko ari gukora ibintu bitari byiza hano muri ino filimi. Rero ni byinshi cyane tugiye kuba twarebera hamwe bibashije kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba, ariko tumaze kubona ko Rugema ibyo bitaraza kuba byamera neza, kubera imipango yari gupanga iraza kuba yamufubana. Se musaza wa Iribagiza we biraza kuba byagenda gute? Ndetse n'uriya mukobwa Sylvie barimo barakundana, ko twamaze kubona ko Kanyana ataboroheye, atameze neza. Twabonye ko Kanyana yarahiye ati nzaruhuka ari uko mbashije kuba nakegukana uyu musore Sylvie akunda. Se ibyabo biraza kuba byagenda gute? Byose turaza kuba twabirebera hamwe. Rero ni byinshi cyane tugiye kuba twarebera hamwe bikomeje kuba byaranga filimi yacu, bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba. Rero turaza kuba twareba buri ruhande rwa Kinyana muri no filimi, ibintu biraza kuba bimeze bite. Turaza kuba twahera ku murongo tubabwire ibintu biraza kuba byakurikira. Rero nimba tubashije kuba twagirana kuri uyu munota ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, uri kandi wowe nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima, kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Kandi niyo channel yonyine ibasha kuba yabagezaho amakuru yose abasha kuba yaza muri filimi Inzira y'Umusaraba. Twamaze kubona abantu babashije kuba batwiyitirira, ugasanga barimo barababeshya ibintu bitaraza muri filimi, ariko iyi niyo yonyine n'ikimenyimenyi niyo ifite n'abasubscribers benshi. Uri kumva ko rero ari ibintu byiza cyane, kandi abantu babasha kuba batanga ibitekerezo byabo ibasha kuba yabisoma ikaza kuba yabibagezaho muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero ni byiza cyane tugiye kuba twamarebera hamwe bikomeje kuba byayiranga. Ese Cyusa we na Iribagiza bo ibyo biraza kuba byaherera he? Kubera ko twamaze kubona ko Cyusa we ashaka kuba yakihorera kuri Rugema, ntago ashaka kuba yagana mu mategeko. Se ibi bintu birakwiye? Byose tugiye kuba twabireba. Ese Iribagiza we araza kuba yakora iki kugira ngo abashe kuba yabona mama we? Nibyo tugiye kuba twarebera hamwe. Rero ni inama ikomeye cyane. Iribagiza ndetse na musaza we na Cyusa barimo bajya hano muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ko barimo bashaka uburyo bagomba kuba bashyira Rugema hasi akabasha kuba yakishyura ibyo yakoze. Ariko Cyusa nawe yababwiye ko adateze kuba yarega Rugema, ahubwo bateze kuba bakihorera, kubera ko Cyusa bamwiciye mabukwe, bamwiciye data bukwe. Rero uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaryoha cyane kuba Cyusa we afite iyi migambi yo kuba yakihorera kuri Rugema ndetse na Fabiola kubera ibyo yakoze. Rero ariko Iribagiza we ntabwo yigeze yemeranya n'uyu musore Cyusa, kubera ko yamuhaga ingingo zifatika amubwira ati Rugema ntabwo duteze kuba twamwica, ahubwo duteze kuba twamujyana mu mategeko akabasha kuba yakishyura ibintu yakoze. Yuko uyu mukobwa Iribagiza we yari afite intego zo kuba yamenya umuntu wamwiciye ababyeyi, none yabashije kuba yamumenya, yari azi ko azamwica, ariko haje kubonekamo ikindi kibazo gikomeye cyane, kubera ko yahise yibuka neza, akibuka buri kimwe cyose, akibuka ko mama we akiriho. Rero Iribagiza ndetse na musaza we uri kumva ko bagiye kuba babona ubutabera, kuba Iribagiza ari kwibuka nubwo Rugema na Fabiola ibyabo bitangiye kuba byazamo isosi bitangiye kuba yagwamo inshishi, kubera ko bashaka kuba bakica uyu mukobwa Iribagiza, ariko ntago baraza kuba babigeraho. Rero urumva ko ari ibintu byiza cyane biraza kuba byaranga iyi filimi yacu. Iribagiza y'impamvu adashaka kuba yakihorera kuri Rugema kugira ngo amwice, nuko yamaze kuba yakibuka buri kimwe cyose, akamara kumenya ko mama we atigeze apfa, ko hapfuye papa we wenyine. Rero niyo mpamvu Iribagiza ashaka kuba yabanza akabaza Rugema aho mama we ari, kugira ngo abashe kuba yazajya kureba mama we. Nibyo byishimo yaba afite byonyine, kubera ko kuba Rugema ari mu mitungo yabo, kandi niyo atayivamo akayigumamo, ariko akabasha kuba yabona ubutabera, akabasha kuba yabona mama we Iribagiza, nibyo bintu byonyine bimushimishije. Ariko Cyusa we ntabwo ibi bintu byaba bimushimishije, kubera ko ashaka kuba yahorera papa Iribagiza wapfuye, kubera ko Cyusa ngo ari umukunzi wa Iribagiza, ariko ibi bintu ntabwo ari byo, kubera ko muri runo Rwanda rwacu dukoresha amategeko. Rero nimba tubashije kuba
twajyana kuri uyu munota, hakaba hari ikintu ushaka kuba wakandika muri comment jyewe hasi ucyandike, kandi nimba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo dukomeze kuba twabana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane turi kugenda turebera hamwe bigiye kuranga iyi filimi yacu, episode yacu igiye kuba yakurikira iyi ngiyi. Ni ibintu byiza cyane bikomeje kuba byazamo, bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'umusaraba. Se wowe ubona byagana hehe ibintu bikomeje kuba byayiranga, kubera ubwiza bigiye bufite, kubera biri kugenda bitera abantu benshi amatsiko, harimo n'ibintu biri kugenda bizamo bitungurana. Musaza wa Iribagiza rero yagiriye inama Cyusa, aravuga ati ngiye nshaka kuba nakica Rugema, mba naramwishe nkurikije ububasha muhabwa n'amategeko, ngiye mba naramwishe, ntabwo nari kubura ikintu mushinza, ariko ntabwo byaba ari byo, kubera ko bagomba kuba babona ibimenyetso bakabasha kuba barega Rugema, akabasha kuba bahabwa ubutabera bukwiye, aho kuba bakihorera kugira ngo bice uyu musaza Rugema. Uri kumva ko rero filimi yacu itangiye kuba yagana ahandi hantu, itangiye kuba yazamo ibintu byiza cyane bitangiye kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'umusaraba, yuko Rugema ibyo bigiye kuba byarangira, kubera ko buri kimwe cyose, buri mutego wose ari gushaka kuba yatega uri kurangira umushibukanye. Yashatse kuba yakica musaza wa Iribagiza, birangira akize, biramubabaza cyane, none ngo ashaka kuba yakica Iribagiza ngo ace uyu musaza we intege. Se Rugema na Fabiora mubona ibi bintu babishobora koko? Namaze kuba nabibabwira ko Rugema na Fabiora imigambi yabo ikomeje kuba yabapfubana, nta mugambi mwiza bafite. Se uriya mwana Fisto we mwifuriza iki abantu mumaze iminsi mureba filimi Inzira y'umusaraba? Nimba nawe hari ikintu ushaka kuba wabwira uriya mwana Fisto, kubera ko akomeje kuba yatera abantu benshi agahinda hano muri ino filimi Inzira y'umusaraba, nimba hari ikintu ushaka kuba wavugaho kugira ngo abashe kuba yahinduka undi muntu, jya hasi muri comment wandike icyo gitekerezo cyawe neza, uvuga kuri uriya mwana Fisto ukomeje kuba yahimukira uyu muryango wo kwa Cyusa, ukomeje kuba yafatanya na Fabiora ndetse na Rugema, nubwo mu minsi ishize aherutse kuba yafatwa agafatwa n'uriya mudamu mama Cyusa, ariko ibyo ntabwo byabaye neza. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yazamo ibintu byinshi bikomeje kuba byatungura abantu benshi. Ese Isimbi ndetse na Cyusa we ibyabo biraza kuba byagenda gute? Kubera ko twamaze kubona ko Cyusa adashaka kuba yakemera umwana, ariko Isimbi yemeye kuba yaca bugufi kugira ngo abashe kuba yaca bugufi arasabe imbabazi Iribagiza, ariko Iribagiza we yaramubabariye. Cyusa we yagumye amutera amagambo, amubwira amagambo mabi cyane, avuga ati wowe wajyaga kwita Iribagiza bigenze bite kugira ngo ubashe kuba watwara iyo nda, kandi turabizi ko iyi nda Isimbi atwite ari iya Cyusa, ariko Cyusa we ntabwo ashaka kuba yayemera imbere ya Iribagiza, yemera ari uko ari kumwe na Isimbi wenyine. Iyo ari kumwe na Iribagiza arayihakana, kandi Iribagiza twamaze kubona ko yamaze kuba yamenya ukuri. Ariko mureke dufatanye tujye muri comment twandike amena dushima Imana, kubera ko yabashije kuba yahindura Isimbi, abasha kuba yava mu migambi mibi y'ababyeyi be, yuko Rugema ndetse na Nyiranambara nibo babyeyi ba Isimbi, kandi mwamaze kubona ko ari abagome, kandi Isimbi imbere niwe wari ufatanyije nabwe, yari yarabayobotse abumvira kugira ngo babashe kuba bababaza Iribagiza, ariko yabashije kuba yatera intambwe ya mbere aza kuba yasaba imbabazi Iribagiza. Uri kumva ko rero ari Imana yabashije kuba yakora ibitangaza byayo. Nimba nawe wemera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu, jya hasi muri comment wandikemo amena, kubera ko tumaze kubonamo ibintu byinshi. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza cyane, yuko Isimbi abashije kuba yatungura abantu benshi, kuba yasaba imbabazi Iribagiza, nubwo Cyusa we adashaka kuba yakumva ibya Isimbi, akomeje kuba yamuhata amagambo. Ariko uyu mwana w'umukobwa tuzi ko yahindutse kandi yarateye intambwe ikomeye cyane. Urumva ko ari ibintu byiza cyane. Se musaza wa Iribagiza ndetse n'uriya mukobwa Sylvie biraza kuba byagenda gute? Abantu bari kwibaza ibyo bibazo nabyo tugiye kuba twabibasubiza, kubera ko twabonye ko muri episode yarangiye musaza wa Iribagiza yari yaje kuba yareba uyu mukobwa Sylvie, hari ibyo bari kugenda baganiraho, ariko twamaze kubona ko Kanyana we atishimiye urukundo rw'aba bantu, ntabwo yishimiye ko Sylvie ndetse n'uyu musaza wa Iribagiza rurangirwa babana bakora ubukwe, ahubwo we ngo ashaka kuba yakora icyo ari cyo cyose kugira ngo azabashe kuba yakegukana uyu musore musaza wa Iribagiza. Se uriya mukobwa Kanyana ashaka kuba yakora iki? Cyangwa nawe ashaka kuba yahinduka nawe
agatangira kuba yakora nka Rugema ndetse na Fabiola kubera ko twamaze kubona ko uriya muryango wagira ngo ufite amashitani uriya muryango w'iwabo wose kwa mama Kanyana. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yagana ahantu haryoshye cyane. Uyu mukobwa Kanyana akomeje kuba yakomeza imigambi itari myiza yo kuba yakegukana umugabo wa Sylvie kandi abizi neza ko Sylvie yamaze kuba yakundana n'uyu musaza wa IRIBAGIZA kandi urukundo rwabo rugeze kure, barimo barapanga n'iby'ubukwe bashobora kubana nyuma ya Cyusa ndetse na IRIBAGIZA bamaze kuba bakora ubukwe. Ariko Kanyana we ntago bimushimishijeho na gato, se biraza kuba byagenda gute? Rero nimba tubashije kuba twayana kuri uyu munota tukiri kumwe, nkora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima, ubundi dutegereze filimi yacu igiye kuba yasohoka mu kanya kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza.